muraho meze neza. Muri iyi mihanda murabizi ko mba ndi kumwe na It's Beauty Hair Care, we restore confidence. Ariko se mwebwe noneho mugiye he? Kwishuri. Hano kuri primaire hano ijya se ko rombo n'abangara gusa. Lemon parang. Mugiye kwiga muri primaire. none se ubu ngubu murifuza iki? Nyine twagira ngo ku mugoroba nyine dutashye ujye udufasha nyine gusubira mu za dovu ya bose kazi kaka Lemon parang. Ko numva bitoroshye ako se ubundi wemera Bibiliya se ikugira umuyahudi wowe uri umuyahudi akanyanga mu mutaranda kakuru turabisiraheli kubw'amazina ya Yesu wowe uri umwisiraheli ubundi uvuga he mvuga mu karere ka Kirehe uri uw'ikirehe ntuzajye kuvuga ngo uri umwisiraheli niko ubu suri kurwana muri ntahamaze kubita ntabwo byoroshye kuri iyi mihanda hari icyitwa ifiti na koko kugira ngo wumve ko bikomeye. Isango Star bari gutegura Isango na Muzika Award 2023 yewe n'imyiteguro ikaba igeze kure. Uyu abarifashe abajije ati se muri award za kina music ariko zitegurwa n'Isango uri mu bantu bayoboye mu majwi ku ndirimbo zawe ibyo umaze gukora ni next kugira ute mu bantu bayoboye mu majwi biramaye Isango ariko zitegurwa za kina music zitegurwa n'Isango cyane ntago nari mbizi ubwo nibimenya na Music Awards kano kana disi karahungabanya mu mutwe ahubwo mu baganga uvuye yanyweye mukorogo tuba turumiwe kumamara mwese mukora muri media mupiki ku buryo mufata ikindi gitangazamakuru kigategura ikintu mukagifata mukagihonyora waye ese urumva twajyana ibibazo n'abahinzi b'ikawa nase mu maso kuki wowe Lemon parang. Mugomba kugirana ibibazo n'abanyamakuru ibyo biboro ntimukabibwira abafana mujye mugenda muvugane n'abanyamakuru kubera ko njyewe nemera ko award yose ifitiye umumaro umuhanzi media yateguye ikintu njyamo njyewe nk'umuhanzi usa supporting buriya njye ntago uzambona nasezeye nyamara abantu bavuga ngo mbivuye murumva oya ndatsindwa it's okay bibaho birasanzwe nanatsinda kandi nabwo nkabyenjoyinga so kuba igitangazamakuru cyateguye ikintu nk'akiriya twebwe nk'abahanzi tubyungukamo byinshi naho niba hari utuntu mutanumvikana aho nyine ubwo muzagende muzabaterezemo mubabwize ukuri. Ariko icyo twababwira nyaboneka wowe ubajije nk'iki kibazo mu buzima uze ukunde abantu bose uze wubahe abantu bose kubera iki ntushobora kumenya uzo kugirira neza uwo ari we. Ushobora kwanga umuntu uyu munsi ejo akakugirira neza umuntu ashobora kugirira neza uyu munsi ejo akakugirira nabi. Ariko iyo wize gukunda abantu bose nta condition, iyo wize gukubaha abantu bose nta condition, iyo umuntu anaguhemukiye, iyo umuntu anakugiriye nabi ntuhangayika mu mutima, kuko iyo wifurije abantu bose ineza sans exception n'abakugiriye nabi uzi uko bigenda Imana ikugirira neza cyane. Ese yago wowe ibi ngibi ubibasha gute? Ntago uzigera ubona ndimo kwishushanya nigize umwana mwiza nigize akana keza ngo nze mufere hano kuri micro ngewe ndi top shataman nzakubwiza ukuri nkunde cyangwa nkubwiza ukuri unyange. Ko numva bitoroshye kuri imihandara umutoza tuba turamumenye rwose ngo ni umudage witwa Frank Torsten agiye kudufasha kugira ngo tugere kuri komenti ziba nyinshi bamwe batari ko se waretse koko kudusetsa kwa makuru dufite ngo yigeze no kumanura ikipe mu cyiciro cya 6
ariko mu nda ya nyoko ntiwaje gucubangana bakakumva mu nda. Ibyo bihugu se bya Nepal nicyo cyenda waruvuze gifite abaturage 200,000. Bhutan. Hari aho byaba byarageze mu rwego yanatoje Myanmar y'abatinya 15. Okay. Nyine se aho hose afite CV nyine ifatika. Ibihugu ntifatika mu mupira. Okay. Ubwo na CV byagora. Gufatika nibo ndavuga nk'ibihugu yaba yaratoje amakipe Amavubi y'ibyo bihugu. Ndavuga nanjye ibyo bihugu bwabyo ntibikina. Ya mikino ikomeye ku buryo rero okay, ibyo bihugu ntibikina kandi umva bifite ikipe gukina barakina ariko buriya nadashobora gukina igikombe cya Aziya uri muri Aziya niba udashobora gukinira imikino akenshi niyo mpamvu amakarifikasiyo y'igikombe cy'isi akikigiye seve byagorana akanyanga mu mutara ndakapuro. Hari imihari kuri iyi mihanda erega ni ngemba nivugira ngira nikomereza. Ubwiza bwawe nizo nshingano zacu nka Miss Beauty Hair Care. Niyo mpamvu twakuzaniye imisatsi y'ubwoko butandukanye by'umwihariko harimo niyo utasanga ahandi izwi nka permanent Brazilian extension ushobora guteraho ukamesamo kubishaka ugakora retushe buri mezi 3 yewe wana defrize utayikuyeho wajyana no koga muri piscine. Si ibyo gusa kandi dufite na plante za original nka Brazilian human hair, perike za human hair 100%, hot comb, wax stick, iyo ni steam, amavuta avura uruhara n'ibindi bikoresho byose bigendanye n'umusatsi n'ubwiza ntagerera. Dukorera Igikondo Merezi ya 2 winjiye mu muhanda ujya ku Badive muri St Augustine Hotel Apartment. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero yacu ariyo 078 68 78 132. Miss Beauty Hair Care, we restore confidence. Ni byinshi byari bihari niyo mpamvu mbanje kubibabwira koko ndabizi mwari munkumbuye ariko ndahari pe. Nabonye ubukwe bwahumuye. Uyu ni Mukabutera n'umugore wampaye ntago namwihakana narabyemeye nta kundi naranasebye nta kundi bambwiye ko nsebye narabyemeye kandi kuko niyo mbirebye mbona narasebye ariko mu nda ya nyoko ntiwaje gucubangana bakakumva mu nda. Muteyemo vitensi bita preshariyeri mukuye ku myaka 40 muteye 35 mukuye muri 35 mushize 30 ndongeye ndagisereye sebanyoko nase mu maso kuki wowe limoni parankwi ariko kanyo yutwimye biryo urana bidatinze tubona ni Nyanza hari abanyeshuri bashakanye da bafata icyemezo aba biga mu rwunge rw'amashuri rwa Rwabicuma mu karere ka Nyanza. Umwe yitwa Uwihanganye undi akitwa Jeannette ngo bigana mu mwaka wa 6 hige. Barabisoje mu gihe hari abandi bakibwirwa ngo rongora Eric rongora Arine rondera umugabo washaje rongore kandi mbona uwitwa Rumaga na Bahari barabisoje we. Nyine buriya bo niko babyumva gusa ese ubundi ninda koko ninda nyanda ushobora ari umugongo kiriya kintu nanjye nigeze kucyambara nkuko bambitse platini imyenda se ko mbona ari myiza cyane ra Plati iyi myenda wayikoreshereje hehe rata? Hari umusore wanjye shout out to you yitwa Basana J King Basana J. Ewa nageze ahantu bita atuye muri Canada ahantu bita Victoriaville. Yego. Ewa narambye ati ngi imiziki yawe nayumvishe gwera ndi umwana. Hari gift ngufitiye. Ati wambara kangahe mubwira size. Bro nagiye kona mbona nzaniye boro. Eka nigarukire kuri iyi nkuru nuko indi komeza kubinda da ya kintu Bahari yambaye nigeze kucyambara turi gukina filime kwa Pasi ariko akomadede
bararigiye umuntu akora ibintu ni brag tubikomeza ari igihe mubwira nti turi inshuti reka ngugire inama dore rero badederi turi inshuti reka ngugire inama uzirinde gukeresa urukundo cyangwa inda y'umukobwa mugenzi wawe nyekuguha umunota umwe nguha amahirwe tawari bya bibazo byawe oya ntabwo ari bya bibazo ibi bintu bigufitiye akamaro usaba imbabazi kubw'ishyari wagaragaje ko ufitiye rumaga na bahari akira na fofo yigeze kucyambara bagira ngo aratwite ese rum nibyo wundi burya kwinjira mu rukundo rufite intego biranezeza cyane bikangura umubiri mu gukora impande zombi mu gukora mu rukundo no mu gukora mu buzima busanzwe rero tubibalansinga kwinjiza mu rukundo umwana w'abandi ubizi neza yuko utarabigihamye ku ruhande rwanjye ndiheraho njye ndi imanzi kandi ndabyishimira ku myaka myinshi kari amakuru mfite ko kaba ari agatwikora vuba turi bubone igisigo ariko mu nganya ko ntiwaje gucubangana bakakumva muzi hehe ngo ikintu bita akanyama k'umumbwete ngo kari kwitabirwa cyane nkanjye nzi ahantu igiti iyo bita igiti urakizi kigura 500 hari aho nzi kiba kigura 500 nanjye rero bakavuga ati wa mumotari kubera ko nimugoroba araza kujya cya giti cya 500 reka tujye kumushakiriza ihwanye n'ubushobozi inyama zirahenda ugasa rero zambwa niyo mpamvu bagera gute tukazijya tutazikane utayizi yaryo ibiha kuko wayimenye utayizi bose turazirya nyine kandi bumva turacyariho ariko uko yiswe kirazira nkimara kubimenya ntanapfa nabimenye ngo niyimwe ntanapfa ariko nabizi ubuzima burendera nabonye simeze nk'ihene nabonye imeze nk'ihene nabonye imeze nk'ihene ntabwo wayitandukanya n'ihene cyari ikibazo mbere ariko ubu ntabwo ari ikibazo ese ibyo ndi kukubwira si ibyo kujya guteranya n'umuturage wayirya ahangaha twebwe warayiriye narayiriye abangaba bose nawe utarayiriye pe sibyo iraryoha byagiye bikurura impaka kuri iyi mihanda koko ni nyuma y'uko hari amakuru agiye hanze ngo mu duce twa Nyamirambo Gikondo ngo uwitwa Nsabimana avuga ko amaze kubaga imbwa zirenga 70 guhera mu kwezi kwa Mata uyu mwaka wa 2023 wakaziha metre uhita zigemura ku witwa Pasiteri ufite resitora ku Gisozi ahitwa ku Gasoko ariko urumva ko ziri ahantu henshi Soni ati mbabwije ukuri iki cyumweru cyanjye ni kibi kuvaho menye aya makuru kuko ubu tuvugana maze nko kurya imbwa 100 sebanyoko nase mu maso kuki wowe lemon parankwi ariko kanya yutwimye biryo urana none se ubu ko numva imbwa zigenda ijoro niko yaka uhuye n'inzego zishinzwe umutekano ninjoro nka saa 7 z'ijoro ugenda n'amaguru muri quartier bakakubaza bati urajya he aya masaha ko hemerewe kugenda bano bantu hemerewe kugenda twebwe dushinzwe umutekano hemerewe kugenda indaya aya masaha hagendamo indaya hakagendamo ibisambo hakagendamo n'imbwa wowe uri iki bakubaje gutyo wasubiza kuri iki ni umunyamutekano kubera ko buri wese agomba kuba ijisho rya mugenzi kandi umunyamutekano yewe nuko byifashe kuri iyi mihanda yacu eregani mukomeze mundemera mukora subscribe umunsi like share na comment erega mba namanukanye na Miss Beauty Hair Care, we restore confidence. Amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus naho ku munsi w'ejo